wenda nko mu Bushinwa niho mfite aba partners, muri USA niho mfite aba friends, nabo batubwira se uko hano mu Rwanda bimeze namwe niko bimeze. Haba hari abantu baba bafata ku biyobyabwenge cyane. So ikindi ni ubushomeri mu rubyiruko. Ese mubona urubyiruko, mubona ubushomeri tuzabukira ba ubushomeri rwose bumeze nabi, ariko icyambere ni ukwihangira imirimo. Nta kindi musaza nawe ahora dushishikariza nyakubahwa wacu, ni ukwihangira imirimo. So cyangwa se ukaba niba mani life bigoye turabizi, ariko niba life igoye fata umwanzuro uvuge ngo akazi kose nigashaka kaba ari n'ikiyede ugakore, sibyo? Ugakore, nushaka nturatishe ngo wize za kaminuza cyangwa iki cyangwa wize segonderi. We kora akazi gahari muri iyo minsi, hariya nicyo kiyede wari umusuzugura iyo cyaza kuhuza n'undi mukire, ibintu bikagenda neza. So ikintu cya mbere muri ni ukudapinga imirimo. Wipinga umurimo Chaba boy. So muri hangana ku bw'ijwi ryanjye kubera narwaye ibicurane nyine, plutôt n'inkorora. So iyi ni ya TV yanyu rero, muzajye murebaho ibiganiro bitandukanye, right? Nkuko mubizi tuba dufite abatumirwa batandukanye, ariko uyu munsi nahisemo kuza kuri kamera njyenyine. Uzajya wandika ikintu muri comment wifuza ko twazaganiraho gutaha nk'umufana wacu. So uyu munsi nishifuze kuganira namwe n'urubyiruko nk'ibisanzwe, ndetse n'abandi basheshe akanguhe namwe. Uyu munsi ntabwo mwacikanwe. Ese nawe bizerera muri ibi ngibi nanjye nizereramo, cyangwa n'abandi nkanjye bizereramo? Niba ubyizereramo urashyira hasi muri comment umbwire. So nkuko mubizi rero, abanyarwanda tuba tugira ikintu cyo kwizera ngo ese hagati y'imyizerere brief myths, nawe wajyaga hari ibintu abana bajyaga batubwira ngo aba mama ngici umugani ku manywa ngo rihute ngo igisimba runaka. We bakubwiraga ngo iki? Nge bambwiraga ko iyo uciye umugani ku manywa ngo uhinduke umuserebanya, kandi ibyo nasangaga twarabyizereyemo. Namwe ibyo bintu mwabyizereragamo? Cyangwa n'ababyeyi bawe barabikubwira ngo ukabyemera? So bandika hasi muri comment nk'ibisanzwe, twiganire. N'ubuzima busanzwe, ngira ngo ubushize mwabonye kutwiganira ku bintu ngene bitaga Stana Boy, twiganira ku bintu biri aho ngo bisanzwe byo kuvuga ngo ese muri Kigali kuzamo nta gahunda ufite, ni uko tutwaye turiho. Uyu munsi rero twaje ku bintu bya myths. Ese nawe iwanyu bakubwiraga ko nawe uzahinduka umuserebanya nkanjye, cyangwa we bakubwiraga ikindi guca umugani ku manywa? Ibyo bintu rwose ababyeyi bajyaga babitubwira, bakubwira ko iyo uciye umugani ku manywa kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyi ni Chaba TV nk'ibisanzwe, Chaba Entertainment, aho tuzajya tukuzanira ibintu byinshi cyane bitandukanye. Turacyarimo turabitunganya, ariko ntago natuma mugira irungu. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka nze kuri kamera ngire ikintu mbabwira, tubitwiganira. So kugira ngo dukomeze tumenyerane, kandi wibuke share comment, ndetse na subscribe kugira ngo tumye kuzamura imikoranire. Suhuza abantu mu majyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, ndetse n'iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Mwese nabasuhuje, ntabwo mwese ntabwo nabibagiwe. Ikindi kintu rero, insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti ese ni ngombwa mu rubyiruko cyangwa se n'abasheshe akanguhe bari guteretana, ni ngombwa ngo bacane inyuma? Nyine urumva ngo ntabwo hari Uganda n'umuntu akumubwira ati urani ntabwo twari twabana, ngo si ngombwa yuko nyine ngo numva ngo niyo namuca inyuma nta kibazo. Ese wowe wumva ari ngombwa guca inyuma uwo mwashakanye? Ni ngombwa cyangwa
si ngombwa, urashyira muri comment tumye twiganirire, nta kibazo gihari, urabivuga uko byumva. Ese mu bashakanye bo gucana inyuma bo iwo byumva ute? Niba warabaye married ukaba ugaca inyuma mwashakanye, uba byumva gute? Ese wowe urimo urareba iki kiganiro, uwo mwashakanye umuca inyuma cyangwa dukomeze uratubwira nawe, uratubwira uko byumva. So mbibutsa ko ikiganiro cy'ubutaha dufitemo umutumirwa, ngiye kubibakopeza ariko wapi ntabwo mbibakopeje, nzababwira nako nzamubereka yaje, ngiye kumubakopeza kabisa. Gusa dushyigikire, dukomeze dutere imbere. Wowe inkunga yawe ikomeye cyane ni ugukora share, subscribe, tugakomezanya. Ndasuhuza umuhungu bita Dundao Dundao, ndagusuhuza cyane. N'uwo bita Decris ndabasuhuza cyane cyane abantu aho muri hose, appreciate kandi mugumye mumererwe neza. Abanyarwanda mwese namwe ndabasuhuje cyane cyane, mwumve ko Chaba Entertainment ni yanyu, muyiteze imbere, dukorane ibintu bigende neza, sibyo? Alright, so nkuko mubizi rero, nkuko nari ndimo bivuga, twari ukwiganirira biraho bisanzwe. Kandi ikindi, niba hari inyunganizi wifuza kuzajya utugezaho cyangwa ikindi kintu, watwandikira nimero zanjye nibuzipininge kuri iki kiganiro mu kirebe. Kandi nenda kuzajya mbazanira abatumirwa bagezweho, abatumirwa bafite ikintu baje kubazanira, apana babandi badafite ikintu. Kandi tuzatuganira ibintu by'ingenzi. Nyamuneka kora subscribe, share, comment kugira ngo ibyacu bijye bigera kure. Ibindi biturekere kabisa, ibindi biturekere ni ibyacu kabisa. So hari indirimbo rero, right, hari indirimbo njya numva muri iyi minsi, ikamaze nyibashyiriremo, maze nyibashyiriremo muyumve, mubanze mumbwire ngo nako nanigiye kwishyiramo kandi bahita ama copyright, ariko si ngombwa niyo nayivuga. Indirimbo ivuga ngo, ese ni ngombwa ko umuhanzi ajya gukoresha amagambo, agakoresha amagambo wumva amagambo asa nkaho ari ugusebya abandi bagenzi be? Man, iyi mihanda rwose sinzi nawe uko byumva. Se ni ngombwa ko umuhanzi cyangwa se undi muntu yajya gukoresha indirimbo agashyiramo amagambo ari ugusebya bagenzi be? N'iki ntabwo mbyumva kabisa. Ngiyewe kuri iruhande rwanjye numva ntabwo byaba ni ngombwa kabisa. So bifuza rero kudutera inkunga cyangwa kugira ikindi kintu tubwira, nakubwiye ko nimero zanjye bizibone muri pin aho hasi kabisa, ibintu bikagenda neza. Ni Chaba Entertainment nk'ibisanzwe. Imikorere igiye kuzaguka nyuma rwose, nyuma y'igihe gitoya imikorere igiye kuzaguka ku buryo tuzadukora ibintu bimeze byambye nyine tubona kuri tuzadukora bimeze nka podcast. Bitumire nyine abantu batumirwa bakubete mic, ubushobozi niba bwabonetse, dukora ikiganiro, hosting, ibintu bigende neza cyane. Nababwiye ko ikiganiro cyacu kizajya kivuga kuri live, tuganire n'urubyiruko rutandukanye. Ushobora kuba wenda urubyiruko rwo muri Kigali, tukaganira n'urubyiruko rwo mu ntara, tukaganira n'urwo hanze ko rubayeho, nyine tukareba live tugiye tubamo gutyo kugira ngo tumenye ngo ese ibi bintu ni ngombwa cyangwa si ngombwa. So right rero, nje kuri kamera muri aya masaha nyine tugenda tuganira. Gusa nyine hari umutumirwa wacu ugeze kutubwira ngo nako washyize muri comment, yanyandikiye inbox arambwira ngo tuzaganire ku kintu cyitwa inda zitateganyijwe mu rubyiruko. Inda zitateganyijwe mu rubyiruko, inda zitateganyijwe mu rubyiruko rero namwe mumaze kubibona. Ababyeyi baragerageje, abakuru bacu baragerageza, ariko ibi bintu rwose byaranze ngira ngo urabibona, ngira ngo murabibona ibintu byaranze mu rubyiruko. Ikibazo cy'inda cyateganyijwe kirahari kandi murakibona cyane. Ngira ngo si ibintu wenda mpimbiye kuri cameras, ni ibintu bihari pe, ibintu bihari, ngira ngo murabibona. Nanjye ngiye nibaza ngo ese nibiguma gutya
abana bagiye kuzaza badafite base nyine bafite base ariko batabana bazaba bangana iki mu kinyejana kizaza? Nicyo kintu nanjye nsigaye nibaza, wowe ubyibazaho ibite, bibona gute? Ese ubona twabikemura gute ibi bintu ko bikabije? RIB yaragerageje ishyiraho ibihano bikabije ibintu, ariko iki kibazo cyaranze. Wowe ubibona gute? Muri comment niko nakubwiye, niho tuzatuganirira nk'ibisanzwe. Nta ndi muntu mbona hano nyandikiye. Leonard ndagusuhuje cyane. Leonard from Majyaruguru. Ndagusuhuje cyane. Leonard afandi salute, hamwe na Emi nawe aho ngahe Gasanzwe ndagusuhuza. Ni abavandimwe banjye cyane, bajya bampamagara bakangira n'inama. Bamba suhuje. Nkongera nkusuza na classe yanjye nize mu secondaire aho bita hari Butare rwose, abakapo twiganye salute kabisa. Suhuze n'abakapo bo muri ahantu bise n'ubufu. Nakantu nye tuziranyo murabizi, ntabwo tudashaka ko abandi babimenya. N'ubufu turabasuhuje cyane, ndabasuhuje. Right, nk'ibisanzwe rero nukuza tubabwira ibiganiro. So nagira ngo kuri kamera mutagumya nyine kuba mwabonye nafunguye channel mugire ngo nahise ntuza. Oya, ntabwo subira inyuma, no tugiye gukora ibintu bya danger kandi bizima. Kandi abanyarwanda mwese ndakeka content ngiye kubazanira muzazikunda iyi mihanda, muzazikunda. Ahubwo wowe kora share, like, ubundi dukomezanye uru rugendo. So ikindi rero ndimo mvuga ikindi, ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ibiyobyabwenge mu rubyiruko kabisa, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ego nawe Bernard muri n'ubufu ndabuzuye, nawe ndabonyandikiye. So rise, ibiyobyabwenge mu rubyiruko nabyo bigomeje kuba ikintu gikomeye cyane. Ese hano turi mu Rwanda, ibiyobyabwenge byo ni ikintu cyagiye gifatirwa ingamba zikaze, ariko nta kintu byahinduye kabisa. So abantu bari hanze nabo muraza kutubwira, wenda nko mu Bushinwa niho mfite aba partners, muri USA niho mfite aba friends, nabo batubwira ese uko hano mu Rwanda bimeze namwe niko bimeze. Haba hari abantu baba bafata ku biyobyabwenge cyane. So ikindi ni ubushomeri mu rubyiruko. Ese mubona urubyiruko, mubona ubushomeri tuzabukira ubushomeri rwose bumeze nabi, ariko icyambere ni ukwihangira imirimo. Nta kindi musaza nawe ahora dushishikariza nyakubahwa wacu, ni ukwihangira imirimo. So cyangwa se ukaba niba iyi life bigoye turabizi, ariko niba life igoye, fata umwanzuro uvuge ngo akazi kose nigashaka kaba ari n'ikiyede ugakore, sibyo? Ugakore, nushaka nturatishe ngo wize za kaminuza cyangwa iki, cyangwa wize secondaire. We kora akazi gahari muri iyo minsi, hariya nicyo kiyede wari uri musuzugura iyo cyaza kuhuza n'undi mukire, ibintu bikagenda neza. So ikintu cya mbere muri ni ukudapinga imirimo. Wipinga umurimo kuko hari abutunze. Ikindi, wikwishyira hejuru. Nta hantu wari wagera bro, nta hantu wari wagera. Urakiga man, cyangwa se nibwo kirangiza vayo urebe isi yo hanze uburyo imeze, sibyo? Ukore, ugendere ku bandi, nawe biba bizacamo man, biba bizacamo. Ahubwo ikiba gihari, kora cyane, wiyihe akuya man, ibintu zikongera bizagera aho ngaho bigacamo bro, bizagera aho ngaho bicemo. Ahubwo wowe igihari, wishika intege kabisa. Niyo mpamvu rero iyi channel yajeho ubu ngubu, kugira ngo tuganire turebe ni gute twakemura ibi bibazo. Kuko bavuze ngo abishyize hamwe Imana irabasanga. Abishyize hamwe Imana irabasanga. Niyo mpamvu rero tugiye dukora ibiganiro hano. Ibi biganiro tuzadukora hano ntago ari byo gutwika amani, ni real life turimo, ni society turimo muri iki gihugu. Nawe rero ufite icyo ushaka kubwira abanyarwanda, waduhamagara. Mwese nababwiye kuri buzipininge mu kiganiro, tukaganira nawe nta kibazo. Ntago location hano bunzange tukaganira. So
ejo bundi hari uwahoze ambwira ngo turimo turaganira muri life isanzwe nyine twiganira bisanzwe, arambwira ngo ese ubona hari umukobwa cyangwa se umuhungu ukibaho w'umwizerwa? Ese nawe ni kubibona ko nta mwizerwa ukibaho? Watubwira nyine niba nawe ntabona ko, kuko abantu benshi ntabwo bakizerera mu bintu by'inkundo, basigaye babona ari ibintu bya scam. Ese nawe ni kubibona? Alright, nk'ibisanzwe ni kuri Chaba TV. Reka noneho tuba turekeye aho ngaho, mwese mujyana mushyira comment uko mubyumva, hanyuma tuzongera kuganira, tuzongera guhura turi kumwe noneho n'umutumirwa, ndetse na comment n'ibintu byanyu byose turabisoma, tuvugane, turebe icyakorwa. Comment yawe nimbona cyangwa se inyunganizi yawe nimbona ari nziza, nawe tuzaza tuyiganire kuri kamera, nta kibazo, nayivugaho cyangwa nawe wabone kukaza tukavugana, tukaganira, tugapanga, nawe ukajyaho nta kibazo, ukagira icyo ubwira abanyarwanda, sibyo? So wibuke gukora subscribe, share, like, kugira ngo tumwe duterane mu bitugu, tuzamure iyi Chaba TV yanyu, Chaba TV y'urubyiruko, Chaba TV y'abashishe kanguhe, Chaba TV y'abanyarwanda mwese. Ndumva ari ibyo ngibyo nagira ngo mbabwire. So ndasuhuza nawe bita ish muri quartier, peace maniga, n'abandi mwese abasuhuje, na Aime Bruston, Aime muri quartier nagusuhuje, bakabaka mwese, ni gutya ikiganiro tugikora kandi gifite content n'intego. Man, mwebwe ntimucike intege muri ubu buzima, ibintu biba bigoye muri ubu buzima, bashaka kwihiringa, nta kintu uzigeraho utavunitse. Tuzadutumira n'abantu baduhe testimony, sibyo? Iyi YouTube channel rero nicyo iziye igihe, kugira ngo kuko muri iyi minsi harimo abantu bihebye ngibintu bikinga akazi ngiki wapi. Wowe tugiye kudutumira abatumirwa, tuganire kuri real life apana byo gutwika. Niba urashaka ibintu byo gutwika nyine ibintu byanya byo mu buzima bwa hano hanze, kwiga ubuzima bwa hano hanze, kora subscribe, share, like and comment. Hure ni Chaba boy, ndabasuje mwese kandi ndabashimira. Ejo bundi nakoze akaganiro ndi kumwunganira n'umuhungu wita Stana Boy, mbona kagize nkakindiyo YouTube channel ya mbere nari mfunguye, mbona hagize 33. Ndabashimiye umuntu wese wakoze comment, umuntu wese wakoze like, umuntu wese wakoze share ndetse na subscribe. I'm really appreciate, nukuri ndabashimiye, nukuri Imana ibahe umugisha, kandi ntimucike intege, mugomeze mukore share ku bantu benshi cyane. Nziko ibi bintu Imana izabya appreciatinga, kuko nta gatiko karimo, ni true story, ni true testimony. Tugakomezanya mukamenya byinshi kuri mubikuye kuri Chaba Entertainment. So tuzagumya tuganire kuri byinshi, tuzagumya twungurane byinshi, ariko fatanyije namwe. Iyi mihanda biriho byinshi, hari ikizagira tujya kuri street, tujye kureba abapeti bagize ibibazo, cyangwa se n'abandi mu byaro na hehe bagiye bafite ibibazo bitandukanye. Niba ari cyo babafasha, tubafashe. Njye ubundi muri life yanjye banumva umuhamagaro wanjye ari nko gufasha abapeti, man, abapeti, kuko ndabizi ubuzima buraryana, twaye duca mu buzima bugoye, ariko life intego yanjye ni gufasha abapeti bari imihanda. Man, abapeti bari imihanda bari bigoye, ndetse n'abapeti bari mu ngo zabo bari gusanga yarabuze ikayi, yarabuze ikaramu. Nkanjye harimo nk'umupeti twiganye, gusa ntabwo namumentioning ngane nshaka kumubabaza, ngo asigaye yarabaye n'umuntu mukuru, ranansumba cyane ariko nzi ko yavuye mu ishuri kubera ko ababyeyi bamwimye ikayi. Ibaze kwiganaga muri primaire. So nyine ntakundi, nyine nuko ubuzima ariko bameze, ariko cyambere no gufashanya amahani cyambere, kandi Imana irabikunda. Gufasha umuntu mani biba ari iby'agaciro kenshi. Niyo mpamvu nanjye naje nka Chaba TV, bijeje ko nzajya mbazanira real story iri muri ahangaha muri iki gihugu. Turebe abapeti, turebe nabo twafasha, turebe Imana. Nyine Imana iravuga ngo cyane ku munsi w'imperuka, Imana izavuga ngo bimbere bantu yabyawe sinigeze ko kumenya, kuko utafashije abarwaye, kuko utafashije imbabare, kuko utafashije abakene. Ubundi ufashije umukene ufashije Imana, niko bavuga. So guys, stay tuned, mukomye nyine mukurikirane Chaba TV,
ibintu bizagenda bigenda gake 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 gake, nzi ko tuzagerayo. Mobrain ndagusuje cyane nawe kuri Mobrain Entertainment nawe ndagusuje kabisa. Nyine ntimubirere gutya nizanye kuri cameras, ariko nta kibazo. Icyambere nuko ubutumwa buri bubatambukeho bubageraho kandi bukabagereraho ku gihe. So alright, nongere mbasuhuze kandi ndabishimiye kabisa abantu mwanteye inkunga, mwatumye ngira courage kabisa. Niba kizaka video kamwe kagera 3 subscribers, nta minsi ibiri iciyemo, ni by'agaciro n'ukuri. I really appreciate ndishimye n'ukuri. Views zigiye zigenda kugera mu 100, so nakanga mugasharing views zigire no mu 1000, nkaba mukoze n'ukuri. So ciao nakagaruka kuri Chapa TV, ubutaha n'ubugaruka turi kumwe n'umutumirwa. Murakoze kabisa, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Chaba boy, so muri hangara kubw'ijwi ryanjye kubera narwaye ibicurane nyine, Pluto na Kinkorora. So iyi ya TV yanyu rero, muzajye murebaho ibiganiro bitandukanye. Right, nkuko mubizi tuba dufite abatumirwa batandukanye, ariko uyu munsi nahisemo kuza kuri kamera njyenyine. Uzajya wandika ikintu muri comment wifuza ko twazaganiraho gutaha nk'umufana wacu. So uyu munsi nishifuze kuganira namwe n'urubyiruko nk'ibisanzwe, ndetse n'abandi basheshe akanguhe namwe. Uyu munsi ntabwo mwacikanwe. Ese nawe bizerera muri ibi ngibi nanjye nizereramo, cyangwa n'abandi nkanjye bizereramo? Niba ubyizereramo urashyira hasi muri comment umbwire. So nkuko mubizi rero, abanyarwanda tuba tugiriya ikintu cyo kwizera ngo ese hagati y'imyizerere brief myths, nawe wajyaga hari ibintu abana bajyaga batubwira ngo aba mama